Jonathan umva nkubwire ubwo ugiye kumbwira nayo inkuru zawe ngufitiye ngufitiye mbese winera amatsiko mbwira umva ngufitiye umuntu nyine ikigabo gifite amafaranga ari gutanga 50,000 igihe kingana iki se ubwo n'ijoro rimwe ubwo mwebwe nyine wehuza amatarante sigarane veni kuko nzi nyinshi man tranti ye icuma wowe oya urama 30 nawe ufate 20 kubera ko njye nishyura inzu kandi uwo mugabo yemeye kuguhereza buri kimwe cyose kukugaburira no kukunywesha uravuze ngo ngenzayo kubona n'uwo mugabo kungaburira kare nyine cyakoze reka mwereke reka tubyoroshye ndavuga 20 kuko ninjye uzaba wabonanye nawe ntabwo ari wowe akwene neza oke nta kibazo mama neza rero umva rero umugabo uhumura mwiza bogare oya mukanya arabasesekaye noneho ikindi ugomba kumenya ubwenge Prudence ntabwo nzifite ashobora kuza avuga ngo arashaka gukorera aho ariko nawe uri umuntu mukuru niba ushaka ko ubuzima bwawe bujya mu byago birakureba ariko ibyiza ntabwo ndumva nawe utari umwana utakwemera ko ukorera aho ugomba gukoresha Prudence nuko njye mbyumva sinzi wewe uko wowe ubuzima bwawe buje nese ko iyo ari igihe aza akakubwira ashaka ko mukorera ariko nyine akishyura afatika nyine nanjye nibyo ndi kugusobanurira ashobora kuza akwishyura ayo mafaranga afatika ariko abagabo nk'aba kenshi baba bafite ibirwara bashaka kukwanduza kugira ngo mufatikanye mu bibazo ubwo rero nuwumva ko ubuzima bwawe wabuhaze byemera ariko ibyiza gukoresha Prudence kuko ubuzima n'ubundi uracyakomeje kuba ukeneye ubuzima bwawe nta mpamvu rero sinakizera abagabo banyu ibintu byambayeho ubushize kandi ni hano n'ubundi abareka ndakakubivuga ariko niba ameze nkawe ndaza kumubona akihagera ndahita mwibwiye nta kintu muzongera kumbwira numva ngewe by'ubushize ntabwo mbizi sinzi byigeze bikubaho kuko inzu nari narayivuyemo nongera nyigarukamo rero ubu nubwo uwo muntu arampamagara arambwira ati mbwire nimushakire umwana rero niyo mpamvu ubwo rero byakubayeho ntabwo mbizi ahubwo mbinyera amakuru ibyo ntabwo nabasha kubivuga sinanabisubiramo ni inkuru ndende gusa ko niba wabyemeye landlord yamaye warning yo kumbwira ko nta rusaku mu rupangu kandi ntabwo nshaka kwimuka aho navuye nahavuye nabi rero ntabwo nshaka kongera kwimuka nese landlord wanyu abafatira ibyemezo by'ibintu mukorera mu nzu kandi muba mwaramwishyuye yego yatubwiye ko tugomba kwitwararika uko bishoboka uko ariko nese abantu babiri bateza urusaku ubundi niho mugenzi mu bagenzi mwara niho njya ngakura none se mwana nabonye rero nakubeshye kandi njye ntabwo najyaho ngo nkuyemeraho urabizi nawe twarabanye mu buryo bwose bubaho bushoboka gerageza rwose kuyifata nagerageje kuyifata mu buryo bwose bushoboka narihanganye muri make icyo nshatse kukubwira sinzi niba uri kubyumva ntabwo mbyumva reba hariya imbere ndahabona igipangu cyiza cy'icyatsi urakoze cyane
twaraye tumeze neza hejuru yo kunyirukankana hejuru yawe rega buriya banyirukanye kubera wowe ntanabikubwize makuru utagira ngo buracyagiye naragutinyaga ni wowe byose wabikoze ese biriya bintu byarangiye bigamije ariko byarangiye birinda birangira ndi kujya kwirirwa ndara amarogi boshye ndinda cyangwa ngiye nagiye kugura indaya ntabwo ari wowe wambwiye ngo ningende ngo uranekera akavanye none se ntabwo wakabonye se nagahe narakabonye nyine hejuru y'abagabo bari bageze mu banga bari bagiye kumitana kari uko nagerageje kwihagararaho kandi uburyo umuntu ari mu cyaha burya nagira ubwoba ubundi n'ibirabigabo ntibyari kunigago umva nkubwire iki cyambwira umbwire iki ahubwo reka nkubwire akantu kasobanutse yose ushatse kumbwira ko ugiye kunsiga hano nawe ntabwo ndagusiga mu nzira kuko nanjye ndabibona ariko nawe uri umuntu w'umusore ungana ntabwo ko wamenyese ubwenge bwo kujya kuzana birabigabo bizana mu nzu yanjye cyangwa banyihere ibiceri warabibonye rero rwose nanjye hari ibyo nariyeho hari n'ikintu na kimwe waba waramayeho nyine hari na kimwe wamayeho kugira byumvikanishe ko wenda twagasangiye hejuru yo kwirirwa nirukanga njya kwirirwa nshaka mu bagenzi mubwira tongeraho ijana sawa ubwo rero kuri ago mafaranga umaze igihe ukorera sibyo nanjye rwose ndihangana n'ubundi veresoma yanjye yesu n'ejo bundi yose dore urayajyanye nyine twaraye nk'ubyina wajya narakubyaye hejuru ese wari ufite n'amafaranga none se watumye bayawe tumye bayama ko rega twanabisereramo mani none se natumye bayagwa wowe wajyaga kuzana kubiza uriya mubyeyi ukuntu yanga ibintu by'induru byanga byo kwirirwa umuntu azana abantu wajyaga kuzana abantu nkabura muntu ariko ubundi uzajya ukodesha banagutegeka ako se ubwirwa n'iki barinda banegeka ko aribo bayubatse hari sima nashizeho hari fondasiyo nashizeho ariko watanze amafaranga rero agira n'amabwiriza none se hano naje gukora iki dore reka mbikorangirize kugira ngo gahunda zigende neza sibyo hano hantu dore iki gipangu hano ni igisirimu simbizi kandi umbwiye ko umaze n'igihe nyine unagacebura amafaranga ubu waragagwije hehe nyine hariya uragenda urashakamo inzu ugeze nzongera kubana nawe ariko uretse uri gutebya ngo igipangu sha mwana nabyo gutebya njye ibyo bintu byawe ndabirambiwe nta n'ibintu byo kwirirwa mvugisha wowe uragenda ushakamo inzu ujye wibana sibyo ujye wibana nase njye nzongera kubana nawe njye nzajya nkubwira ngo siga utetse imvange ninza nsange abantu sha mwana byihorera umva se uretse ariko ese itondo urashaka no kumfata tujye no mu ngumi twanabijyamo mani nta bintu by'imikino njye nyina naga nawe wowe ni ibintu ndi kukubwira ni ibintu ushaka kunsiga ugatsimbira mu nakubwiye ugenda ushaka inzu hariya mwana nanjye nifite umva nyine gato ariko se ufite iki basi se okay ugiye kunsiga oya ariko buriya wabona no kuba nanakoroheje hejuru y'agahinda waneje ntabwo ari ngombwa uve kuri moto ariko buriya njye nanakwemeza utagira ngo njya nyine none se nyine ibintu ndi kukubwira kitari ikinyarwanda mvuga no mu cyongereza se nacyo warakize nkwereke ibintu sawa rero tuza mwana sawa winsakuriza none si iyo nzu ase ufite ikihe kibazo mwana inzu se hariya turi umuntu w'umugabo urimbwa ko wabonye ubwenge buzana sinuza ahubwo nese uragiye nta amafaranga basi yo gukodesha oya ntabwo ngiye oya ntabwo ngiye mwana ntabwo ngiye gusa ndacyari kukubwira sibyo nawe uri umuntu w'umugabo ibindi byose uzabyisimamira mwana kamambaye oya ndagarutse ndaje mwana ibyo bintu byanyu ntabwo nazabivamo inzu nta mafaranga nta matora Hodi. Karibu. Uncle Joseph. Mr. Sigarana. Meze neza amakuru se? Amakuru meza. Meze neza? Meze neza kabisa. Karubuze hamwe. Cyane misi nyine muri yaragiye safari ko nibwo akigaruka. Ndabona umeze neza. Wowe se? Nari nanjye meze neza. Hanyuma se? Ni karibu nyine. Umva hano gahunda se si yayinditse hari ubwo wayibagiwe. Cyane. Isere ko kameze neza. Umva noneho nakana kakanyogo. Fresh kameze neza. Uyu munsi uri muri yora cash. Jekara? Gushaka. Hagiye umwana yagira nkawe kabisa. Isere ko nyine security nta kibazo. Security nta
kibazo gusa ko nyine urumva ni akana gatoya kandi ugomba kugatwara neza ukamuganiriza neza utamukanze amafaranga nyine niyayandi kugira ngo kazajye kamuta fresh oya weho uragerayo ukavugisha neza ndabizi kana kameze neza nta kibazo gusa ko kakarinda ibintu byinshi urumva ko kakanga kakabwira neza kakaganiriza oya ngiye nta kibazo kimeze neza arumva umuganiza nyine nkamutera inkuru sibyo muzanira akana gasoma ikibazo se nta kibazo nako karatuje ni akana keza ariko upfa kugahereza ibyishimo gashaka nta kindi ni karibu ni karibu iminsi ryaranyishe ariko ufite n'ikimwaro ndavumburika uzaze ese n'iki cyabiteye ikintu nkunze ni kimwe kuri wowe kuva waba ako nyine ufite nandi muri famille ahubwo wowe ikibazo ni wewe ugifite ntabwo ndabimenya se tuwe ko imyaka yose tumaranye ntazi famille yawe uriya mpamvu wanjye rero akunda kwibera hanze yari yaje buriya nakuriya waje mama wanjye ugize n'amahirwe mama wanjye yari amaze kugenda ibaze yakubona uri kumwe n'umukobwa wambaye ubusa nako wanjye hari nk'ukuntu na kera yagajya afata kera nagajya ndwarise hano ku mugongo none ntabwo ubizi nagajya ndwarise ku mugongo buriya anko wanjye niwe yimvura none arari gusuzuma yuko yakize yagajya afata hari utuvuta ajya akura hanze yagajya asiga none yari kukureba ko yakize ubwo nyine niba udashaka ibibazo bikemuka nta kibazo uba ushaka gushura kare none ariko tureka amahanga asubundira ku bwumvikane asubundi kare twazashobora tugatandukana njye nawe ubona niwe wabwira wowe ubyifuza ute rero rero ikintu nifuza ndifuza kubaka ushatse kukunze ibyo tuzanyuramo byose tugomba kwihangana ubwo icyo ushaka nyine tugumane tubabarirane iriya byarabaye nanjye hariya irwikiye kuri ugukiye kumwe ngo yari yagiye aha tubirangize byemere yuko wari wagiye kunca inyuma ariko njye sinanagiye kuguca inyuma banza ubyemere kare mu gihe utaranyemerera ko wari wagiye kunca inyuma njye ntabwo mbwira kandi umubwiza ukuri urambwiza ukuri ntabwo umubwiza ukuri emera ko wari wagiye kunca inyuma urabyemera ntabwo byemera niba ari ubwo tutanaherukanye hano mu mutwe ufitemo utuntu n'ubundi warankundaga ndagukunda ntabwo uzi n'igihe tudaherukanye ntabwo uzi n'igihe tudaherukanye nese niyo amashuka ari gupfuka nkumbe no kukwiryamiraho ariko ngo batubiye imbere wari wagiye kunca inyuma kare reka nsubire iyo narindi niba udashobora kunyemerera binyemerere nguhe imbabazi warabikoze ubundi basi umva nkubwire bwa rimwe basi reka nkumve umenye umugore mwiza nkarega buriya ntazibana zidakomanya amahembe na biriya byabaye byose ntabwo nabihise sinzi umudayimoni
ko ngiye Karenzi ndi umugabo uca bugufi kandi umugore we ntanira gukora buri kimwe cyose kugira ngo umuryango utere imbere rero ikintu cyatuma nayo minsi udataha mu rugo Imana yamaye n'umugisha ngo n'izindi nshyashya yewe congratulation kabisa nawe ubundi uru nguru nzajya ndujyana gusenga uru nguru uzajya urubika semo n'akabara keza ka Brazil bateye imbere pe cyaka amavubi ubu mudugudu bose ntibamenye ko kusaga kwetu se ntabwo ndi kugakuramo avuga ati Karenzi uri umusirimu ndabona ko ufite umugore w'umusirimu areba inkweto waguze iyi noneho urayambara ugashyiraho n'umushumi inyuma nzajya nyambara rwose ibyishimo ubundi mu muryango wacu Imana iduhaga umugisha urabizi kuva twamenyana nibwo wansetsa yageze hano gifite n'umushumi inyuma kirahitise ni sawa ibyishimo bigiye bigwa amaguru wanjye ntuzongere kumbabaza uru rukweto ruransekeje njye ntabwo naguciye inyuma ariko kandi ntutume sira ndi guseka nakubwiye ngo nakubabariye ariko sinzabyibaza kuko ntabwo nabyibaza ariko nakubabariye pe se uko utari guseka sawa bye mana we yumva wese wari wambabariye umva ndishimye cyane ngo uhorane mu buzima bwanjye bwose ariko wansegeje uyu munsi ubundi njye buriya Karenzi ko gutereta ntabwo nari norohewe urabizi ko nabaga mfite imitoma utangiye gutana ya mpeta nakwambitse ubu ngubu bitwaye iki se sheri ubu tuno tugiye kuba mu munezero urabona ko Imana itangiye kuduhereza umugisha kubaho mu munezero noneho hari ukuntu ushobora gutunganya ngiye ku muhanda gatoya ndaje urebe ibintu bitunganya rwose ndakunda nanjye ndagukunda ndaje ntabwo nakuzanira gake mva uzana agapanyira ubushobozi bwawe nta kibazo saba uba wiyitaho sawa ariko icyaha ni kibi koko dore ukuntu umuhindu yinjije mubwira yuko hari ariko anko wanjye narindi anko se ahubwo ndanamugira mbega Karenzi waba feki ahubwo twahuriye twese mu bigaragara twese ducana inyuma ahubwo nuko burya umugabo adafite amafaranga nta nubwo aba agomba no kuvuga burya ndabibonye